ugereranyije amasomo watsinzemo cyane ndetse n'andi watsinzwe cyane byagenze gute? Kuko ntabwo wujuje 100%. Yego. Cyankundishije amasomo natsinze cyane naho nshaka kugera mbere na mbere n'uwo nshaka ko wawe mu hazaza hanjye. Utekereza kugera he, wifuza kugera mu biki? Currently speaking, I think the sky is no longer the limit. I nacyo nabwira abagenzi banjye, the sky is no longer the limit. Rero njyaho nshaka kugera, nifuza kugera cyane kure cyane hashoboka. I don't think ko hari ikintu cyambera a barrier ngo setting a barrier right now. Wifuza kuba iki? Nifuza kuba a pharmaceutical scientist. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Furaha Betty, ndi mama Musonga Isidora. Wabyakiriye ute? Abayobozi n'abandi bazaba bandi hafi, abavandimwe n'inshuti, ntakomeza no gusenga cyane. Ni gukora cyane. Nanjye narabashije kugira amanota meza nkaba narabaye wa mbere ku rwego rw'igihugu. Nishimye cyane, ntabwo nabona uko nabivuga. Narabitekerezaga ariko ntabwo nari ndi sure 100%. Narabitekerezaga gusa. Kandi byampaye na motivation ko nibirenzeho nabikora. Ku buryo nakomeza gukora cyane nkazagera no kubirenza ibingibi. Ikigo cya Rwanda Coding Academy. Nkafite ingamba zo gukora cyane, nkakomeza gukurikiza inama z'abazaba bari kunyigisha, abayobozi n'abandi bazaba bandi hafi, abavandimwe n'inshuti, ntakomeza no gusenga cyane. Ni gukora cyane, ugakora buri kintu cyose ukagikora mu gihe cyacyo. Mba nshaka kuzaba mu porogaramu. Wa Mariya, umwana rwose w'umuhanga, ntabwo yabashije kuza ku munsi twatanzeho amanota ku itariki ya 20. Navuga ko habaye ikosa, ibyo bakunda kwita administrative. Uko byagenze rwose ni ibintu wenda byashoboraga gukemuka, nibyo naho tugomba no gufata responsibility twese, inzego zose. Gusa murabizi ko abanyeshuri iyo biyandikisha gukora ikizami, amashuri yabo niyo abandika, ukandika izina ry'umwana, ukandika imyirondoro ye n'ibindi byose bimuranga. Mu kwandika nimero z'ababyeyi ababandika ku ishuri, ibi kandi n'ishuri ryabivuga, ntabwo ari ibintu bidasanzwe kandi nta nubwo ari we wa mbere, bakoramo ikosa muri nimero. Hanyuma mu kubahamagara, ubwo ni ku itariki ya 19, bose barabahamagara, byumvikane Leontine niwe wari ku mwanya wa mbere. Barahamagarwa ababyeyi, babanza guhamagara nimero imwe, ntiyari iriho nk'uko twabivuze. Bahamagara iya kabiri, yitabwa n'undi muntu. Wenda iyo niyo detail abantu batari bazi. Yitabwa n'undi muntu, umukozi wacu wa Nesa aravuga ati ndi kanaka, nkora kuri Nesa, twagira ngo ese ni wowe mubyeyi wa runaka? Uwo muntu aravuga ati yego, twagira ngo tubabwire yuko umwana wanyu yatsinze neza, tukaba twagira ngo tumutumire azaze gufata ibihembo. Umwana rero, umubyeyi ati yego, uwitabye ati yego tuzaza. Ubwo umukozi wa Nesa aravuga ati azaza, ahamagara n'abandi bose bakurikiraho. Ku munsi nyirizina rero ku itariki ya 20, barongera nanone barahamagara, habura igihe gito ngo umuhango nyirizina utangire. Nanone wa muntu arongera aritaba, nimero byose turabifite kuko twabikurikiranye natwe. Arongera aritaba, aravuga ati simpari, ndumva bambwiye ko yavuze ko ari i Karongi, ati ni kure, ntabwo tubasha kuza. Wenda amagambo ndi gukoresha siyo, ariko ni ibingibi batubwiye. Hanyuma bamenyesha barimo gutegura ibirori bati umwana ari kure. So mu kuvuga rero amazina, ari nacyo ntekereza ko cyakagombye kuba abantu bitaho, bamugezeho
iyo haba harimo cyangwa se ari kure sinibuka neza ijambo yakoresheje ariko arakomeza. Ibi ndashaka kubitindaho kubera yuko ntabwo ari ubwa mbere dushyira amanota hanze abana ntibaboneke. Hari numva nko mu 2023 cyangwa na 4 hari undi mwana nawe utarabonetse kubera impamvu ze, hanyuma ibihembo bye tubijyana ikindi gihe, umwana w'Isave ndumva. Hanyuma mu bindi bihe byashize hari igihe usanga abana badahari. Ibi ni ibintu rwose bisanzwe, ntabwo ari ikintu kidasanzwe kibaho. Iyo rero umwana atabonetse nk'uko tubigenza n'ubundi ibye turabibika, ibyo agenewe byose turabika. Icyo tudasiba gukora ni uko tudashobora kureka kuvuga izina rye. Hanyuma rero nawe tumubuze turavuga ko nawe ari uko tuzabigenza. Ariko ahangaha ngo niho abantu bagomba kumva nuko uyu muntu witabye agakomeza yitaba, nta na rimwe, nta hantu hamwe yigeze avuga ko atari we mubyeyi. Nyuma rero ibirori birangiye turagera turamushaka, tuse ko wari wavuze ko muri buze byagenze bite, nibwo yatubwiye ko atari umubyeyi. Wenda izindi detaye ntabwo umuntu yazitindaho. Noneho tubaza ishuri, iyi nimero yanditse kuri iri zina ni iyande, nabo batwemerera yuko atariyo, ko bakoze ikosa mu kwandika nimero. Naho igikomeye hano ni aya makosa ari administrative, kandi natwe tutihanganira. Ndetse ibi ni akantu gatoya ushobora guhindura gusa izina ry'umuntu, umuntu ntabona amahirwe yandi akurikiraho. Twarabibonye, hari igihe abana baza diplome yabo ugasanga ibyanditse kuri diplome n'ibyanditse ku irangamuntu ntabwo ari bimwe. Aha rero umuntu aboneraho anatanga ubutumwa igihe umuntu arimo gushyira imyirondoro y'umunyeshuri cyangwa se y'umuntu uwo ari we wese, gukora kwitonda kugira ngo bikore neza. Iri ni isomo rya mbere. Irya kabiri natwe twize ni uko bidahagije gusa guhamagara umubyeyi. Ubundi ukuntu dusanzwe tubigenza, iyo tuzatangaza amanota buri gihe tubikora umunsi ubanza, tukahamagara nyir'ubwite, ubwo duhamagara umubyeyi. Hari igihe ishuri mu gihe umwanya wo gushyiraho nimero y'umubyeyi bashyiraho nimero y'ishuri, ubwo uwo niwe duhamagara kugira ngo bamenyeshe umwana azaze. Ubwo dukoresha ko ni umubyeyi ni umwana, tukabigarukiriza aho ngaho. Ariko icyo twize natwe ni uko tugomba kurenzaho, ntitubwire gusa umubyeyi, ahubwo tukabwira n'ishuri, ndetse byaba na ngombwa tukabwira n'ubuyobozi. Ko hari abakomeje bibaza none se nuko ari uw'inyamasheke ni kure n'ibindi. Impamvu biriya birori tubishyira nyuma ya saa sita, niyo mpamvu twe twabishyize saa 8, ni ukugira ngo n'uri kure aho ariho hose abashe kuba yatugezeho. Uri kure kandi nawe iyo atabashije kuza kubera impamvu runaka turamufasha. Ntabwo kuri iyi nshuro aribwo twabyuka gusa tukavuga ngo tubivuyemo, duhisemo kudaha buri wese ibyo twamugeneye. Ndizera ko ibingibi biri butanga umucyo. Hari n'abandi bibaza bati se kubera iki tutabivuze. Ntekereza ko imbaraga zose zishyirwa mu gushimira aba bana. Aba bana ni abahanga, ni nacyo tuba twifuza. Ubu rero kubera iri kosa riri administrative, ibyari byiza byakagombye kuba bishimisha abana ndetse n'imiryango yabo n'abaturanyi n'amashuri, birimo kubiha. Ari naho nifuza rwose gusaba abantu bose, mureke abana baba abana, bishimira umusaruro w'ibyo bagezeho. Murabizi neza rwose nta leta y'u Rwanda ntabwo ivangura. Umwana wese w'umuhanga ahabwa amahirwe yose nk'undi. Nta kintu na kimwe. Icyo dukwiriye gushyiraho kureba ni ukubishimira.
tukareba yatsinze, aho gushyira imbaraga mu kureba ni uko ari uw'inyamasheke, ni uko ibi n'ibi hashyirwa imbaraga ko yatsinze. Wahamagawe atari umubyeyi, twabishyizeho umucyo, turavuga tuti ubwo none umwana abonetse, dukorana nabo dukorana bose, umwana turamubona, naza ahabwa ibihembo bye. ngira ngo iki ngiki cyonyine cyakagombye kugaragariza abanyarwanda ko rwose nta wari ufite intention yo kudaha umwana ibyo agomba. Icya kabiri, nk'uko nari mbivuze, imbaraga nyinshi zagagombye mu gushyirwa mu kwishimira ibyo abana bagezeho. Baratsinze, ni nayo mpamvu dutangaza amanota yabo. Ntabwo byakagombye guhinduka ikibazo nk'uko wari ubivuze. Twihangane, duhe agahenge abana, Leontine by'umwihariko, umuryango we, ishuri rye, ibisigaye ibyo muri wese atekereza n'uko abitekereza ntawababuza ariko twibuke ko mbere na mbere ari abana. Tugendere ko ari abana, tubyubahe, tubarinde ibibabangamira, ibibabuza amahoro, ibituma ibyo bifuza kugeraho batabigeraho. Hanyuma kuri minisiteri by'umwihariko, nk'uko nabivuze, icyo twize muri ibi, icya mbere ni uko rimwe na rimwe kugarukira gusa ku byo usanzwe ukora bidahagije. Ibi bintu tumaze imyaka myinshi minisiteri ibikora, igahamagara ababyeyi bakaza gutekereza ko ubu noneho uyu nguyu witabye ashobora kuba atari we, ngira ngo ni ikindi, ariko ubwo twabonye amasomo ndetse n'abo bireba turakomeza tubikurikire. Icya kabiri ni uko bitagomba kugarukira gusa ku mwana cyangwa se ku mubyeyi, ahubwo n'ishuri n'aho umwana abarizwa. Ubundi mu busanzwe ntabwo twirirwaga tubabwira kuko twumvaga ko bireba umwana gusa n'ababyeyi, ariko ubu byagaragaye ko abanyarwanda twese twishimira umusaruro uba wavuye mu burezi. Turifuza ko ari nacyo gishyirwaho imbaraga. Ko rero byaje guhinduka ibidashimishije, reka tubisabire imbabazi. Ntabwo ari byo twari tugendereye. Icyo twari tugendereye ni uko abana bashimwa, bagashimwa n'abanyarwanda, bagahabwa amanota, abantu bose bakabimenya nk'uko dusanzwe tubigenza. Hanyuma tubasabe aba ari icyo ngicyo dukomeza n'ikindi gihe. Uyu munsi ni aba, ariko n'ikindi gihe hazaba hari abandi. Narabitekerezaga ariko ntabwo nari ndushaho 100%, narabitekerezaga gusa. Rero amarangamutima yawe ni ayahe nyuma yo guhura n'abayobozi bakubona ibihembo byawe nk'umunyeshuri wahize abandi mu bizari bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye? Ndumva nishimye cyane kandi byampaye na motivasiyo ko n'ibirenzeho nabikora, ku buryo nakomeza gukora cyane nkazagera no ku birenze ibi ngibi. Baguye ikihe kigo se, ingamba ni izihe nyine kugira ngo umwanya uzanawugumeho mpaka n'igihe kindi kiri imbere? Bampaye ikigo cya Rwanda Coding Academy. Nkaba mfite ingamba zo gukora cyane, nkakomeza gukurikiza inama z'abazaba bari kunyigisha, abayobozi n'abandi bazaba bandi hafi, abavandimwe n'inshuti, nkakomeza no gusenga cyane. Ibanga ryose ryari irihe? Ni ugusenga, Imana ikagufasha. Ubwo gusenga gusa byatuma umuntu haba uwa mbere? No gukora, ugasenga ukanakora. Nyine tubwire ukuntu wakoraga nyine. Ni ugukora cyane, ugakora buri kintu cyose ukagikora mu gihe cyacyo. Rero wumva ushaka kuba iki? Mba nshaka kuzaba nk'umu porogaramu wa kompiyuta. Uko ngo ishuri ryawe bijyanye n'inzozi zawe?